nisha n'abakobwa so turabona nambaye wenda nuko wenda mfite ubwanwa ariko nambaye nk'akajipo sibyo nkambara n'utwenda nyine tw'abakobwa wabona ndi umukobwa oya ntabwo wabibona sure urishura kutabona ko ndi umukobwa weho biragaragara ko bitagaragara nyine kuri umukobwa ibaze noneho ko ngende kubona kuri umukobwa ubwo nyine hari byinshi biri kukwereka ko ari byo bona cyambere uri kubona nsa neza nyine nk'uko bivuga rwose biragaragara ariko ndasa neza nanjye ndabizi ko nsa neza pe icyo kintu nanjye ndi kukibonaho gusa nyine weho byakire gutyo ko Asmani uri kumwe nawe Asmani waje gushaka oya ushaka wabantuburiye kuko Asmani nginaje nje gushaka Asmani w'umuhungu ndi kumwe na Asmani w'umukobwa oya uri kumwe na Asmani w'umuhungu cyangwa tuvuga uri kumwe na Asmani w'umuhungu ukobwa none se It's your boy Senyeng, the village boy with the city dream. Aha turi ni hehe? Turi ku kabaya ni muri Ngororero. Twagiye kureba umukobwa, umukobwa ni umuntu utangaje. Twagiye kureba umukobwa w'umuhungu cyangwa se umwita umuhungu w'umukobwa. Bamwita Asmani. Yitwa Asmani. Asanzwe atunganya imisatsi, asanzwe atunganya ibintu bigiye bitandukanye, akora inzara, akora makeup, atuyana ku kabaya ni hehe ntabwo ari kure. Utaragera muri gare ya Kabaya neza, ukizamuka urenzeho bita kwa Murokore, kwa tekinisiye Murokore. Ubutara na ahantu haringaniye na farumasi naho ngaho. Abantu bashaka gukoresha inzara, abantu bashaka gukora makeup, nta handi mwakorera ku kabaya mutagiye kwa Asmani. Basi ngo yitwa Asmani makeup. Tugeze nk'uko mubibona ni kwa Murokore. Kwa Murokore tekinisiye Murokore. Urazamuka nababwiye ko tugiye kureba umukobwa witwa Asmani. Umukobwa umuhungu ni umukobwa w'umuhungu ubyita uko bishaka. Wabyita umuhungu w'umukobwa cyangwa se umukobwa w'umuhungu whatever. Aha niho akorera. Ukihagera uhita uhabona igishushanyo cy'umugabo ubumeze nk'uri kwiyogoshesha. Iyo salo bayita Smart Salon. Niho uwo mukobwa w'umuhungu witwa Asmani utangaje cyane akorera. Atunganya inzara nk'uko nabibabwiye, atunganya imisatsi, abageni, abafite amakwe, abashaka kujya mu mapari atandukanye. Asmani yabakoraho rikaka. Mu mugane akorera hano ku kabaya ruguru yo kwa Murokore ahateganye n'ahari farumasi. Ahangaha ni muri Smart Salon aho Asmani atunganyiriza imisatsi. Tukaba tugiye kuba twamuganiriza. Sister imeze bite? Ni sawa cyane. Umeze fresh. Meze bon. Amakuru y'imeze. Amakuru ni meza. Ndabona umeze fresh ariko nari. Ni ibisanzwe kuri njyewe. Ubu umeze gutyo se no mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nyine ndi no stress. Ubu umeze gutyo to? Icyangwe cy'umweru wa wateguye. Mba nateguye byanje. Iyo myenda wambaye bayita gute? Kuko wambaye neza. Nambaye neza. Cyane. Nyine ni ibintu biransamble ariko nakabaze nadodesheje. Nakabaze. Niko akozemo iyo style yawe. Ubwo ino style yitwa baze. Iyi style yanjye. Iyi style yanjye na hajya bayitanguye iki? Nzasoma nzakubwira. Uzambwira ukuntu yitwa. Bakwita gute? Nje nitwa Asmani Imana iranyumva. Asmani Imana iranyumva. Asmani Imana iranyumva. Niyo mazina yawe? Niyo mazina yanjye. Asmani. Yeah. Asmani ariko ni izina ry'abahungu. Ni izina ry'abahungu nyine ndi umuhungu. Asmani. Imana iranyumva. Yego. Ahangaha turi ni hehe? Ahangaha turi ni Kabaya. Kabaya. Muri Ngororero. Niho mu rugo. Niho mu rugo ni naho kavukire. Niho kavukire. None ati Asmani, ndashaka kugira ngo sibyo umbwire life story yawe. Ese okay, urayira azed Asmani. Okay, ugiye kumbwira uti Asmani ni muntu ki? Asmani ni muntu ki? Asmani. Okay, urumva umuntu akubajije ngo uri muntu ki? Urumva nyine uri specifying. Ukivuga nyine. Asmani ubundi ni muntu ki? Asmani ni umwana mwiza cyane. Asmani ni umwana ukunda gukora. Asmani ni umwana ukunda gusabana.
Asmani ni umuntu ukunda abantu. Asmani ni byinshi, asobanuye byinshi cyane. Asmani Yego. Uwo niwe Asmani. Uwo niwe Asmani. Ubu nje kureba Asmani banshakira Asmani uzi gukora. Asmani ukunda abantu, Asmani usabana, Asmani wacanze menshi, Asmani nyine nongo. Katugaruke akantu ko gucanga abantu. Akantu ko gucanga abantu reka tugaruke. Wabacanze gute? Nyine abantu banyibazaho byinshi bitandukanye, abambona mu nzira, abanzi, mbese byinshi cyane. Nyine Asmani urumva no umuhungu kandi abantu ntago bapfa kwiyumvisha ko Asmani ari umuhungu bitewe n'uburyo ki bamubona n'imikorere. Uba Asmani turi kumwe gutya no umuhungu. No umuhungu. Yego. Ariko nyine abantu impamvu baba basa nyine bumva narabacanze. Asmani bumva Asmani uko bamwumva siko bamubona. Yego. Bumva izina Asmani bakaritandukanya nuko ari. Nanjye ko nakumvaga siko ndi kukuba. Ubu byantunguye. Byagutunguye se nkagute buriya? Byantunguye. Yewe naje nje guhura na Asmani umuhungu. Ndabona uri umukobwa. Wambaye amahelena. Mbega nyine uri umukobwa tu. Kwambara rega ni style. Ni style, kwambara ni style. Nese gutya ukuntu wambaye urasa nk'abakobwa. Nese kwambara nibyo bigusanisha nabo. Ariko hari uburyo wambara. Hari okay wenda nk'urugero sibyo? Uvuze ngo kwambara ntago bigusanisha n'abakobwa. So turabona nambaye wenda nuko wenda mfite ubwanwa ariko nambaye nk'akajipo sibyo? Nkambara n'utwenda nyine tw'abakobwa. Wabona ndi umukobwa. Oya. Ntago wabibona sure. Urishura kutabona ko ndi umukobwa. Weho biragaragara ko bitagaragara nyine kuri umukobwa. Ibaze noneho ko ngende kubona kuri umukobwa. Ubwo nyine hari byinshi biri kukwereka ko ari byo bona. Cyambere uri kubona nsa neza nyine nk'uko ubivuga. Rwose. Biragaragara ariko ndasa neza nanjye ndabizi ko nsa neza pe. Icyo kintu nanjye ndi kukibonaho. Gusa nyine weho byakire gutyo ko Asmani uri kumwe nawe Asmani waje gushaka. Oya ushaka abantu buriye kuko Asmani nginaje nje gushaka Asmani w'umuhungu. Ndi kumwe na Asmani w'umukobwa. Oya uri kumwe na Asmani w'umuhungu cyangwa tuvuga uri kumwe na Asmani w'umuhungu kobwa. None se uri Asmani wowe? Asmani w'umuhungu. Asmani w'umuhungu. Gutyo uri umuhungu. Yego. Okay, orugikomeje na story. Asmani nyine ucanga abantu benshi. Asmani bigoye ko wamubona bitewe n'ukuntu umubona. Ubona nyine asa n'abakobwa kandi ari umuhungu. Nyine kubyumvisha biragoye ariko Asmani ndi umuhungu. Ndi umuhungu bisex actually ariko mu buzima busanzwe imikorere yanjye imyitwarire yanjye ibintu byose ni bya gikobwa. Nijwi muraryumva ngengeze riba baze. None se muri society muri society ubana n'abantu gute? Muri society nyine abantu habamo abantu b'ingeri zitandukanye. Gusa society wisanzemo nyine babasha kuyakiramo ukisanisha nayo. Njyewe society mbana nayo gute? Uko ntwaye niko tubana. Ukunzi niko tubana. Ntago ndaza ngo nkwiyoberanyeho cyangwa iki ariko iyo ushatse kurengera stop turahagarika kubana nyine imibanire yanjye nawe irahagarara. Ariko gusa Asmani ndi umuntu ubana neza na society yanjye. Gusa nyine nuko bamwe bafite imyumvire itandukanye bamfata bitandukanye nuko ngiye mba mbishaka. Si kuvuga ngo mba mbishaka ariko nyine byibuze bakakwiyumvamo nk'umuntu nk'abandi bakarika kugushiramo amacakubiri. Hari igihe uba uri kumwe n'umuntu azi ko wenda uri umukobwa yakumva ngo uri umuhungu bikamutungura cyane ugasanga afashe imyanzuro itagakwiye gufatwa muri society waburimo. Ariko njyewe mbasha guhangana nabyo mu buzima bwanjye. Uko unyakiriye nanjye niko nkwakira. Yego. None se Asmani okay warize? Narize. Amashuri angahe? Nize amashuri 6 yisumbuye. Amashuri 6 yisumbuye. Wize muri boarding se? Oya nago nize boarding. Nago muri boarding. Ku ishuri se?
ku ishuri nyine biragoye nabyo kubyiyumvisha kuko ku ishuri naho nahagiriye amateka adasanzwe nk'uko ubibona waje uri kuva bagutuburiye ni nko ku ishuri nako ntabwo bameraga ko ndi umuhungu nka gutya muri classe bazaga bakabara abahungu washira hejuru bakanagusohora da nyine washira hejuru bakagusohora bakakubwira ati waje muri classe nta bwenge ugira umuntu w'umukobwa ushira mu bahungu gute nyine ugasanga ni ibintu bisabye kuhora wisobanura ugasanga bitumye unagira akantu ka compression kwiga ugasanga biri no kukugora cyane. None se ku ishuri uniforme katujye kuri uniforme wabaga wambaye gute? Nambaraga ipantaro yego n'ishati. Abantu bakabona uri umukobwa wambaye ipantaro. Ndi umukobwa wambaye ipantaro bigeze no kubinyirukanira ku ishuri ngo ninjye kudodesha jipo. Nta muntu wemerewe kwiga muri iki kigo yambara ipantaro kandi ari umukobwa. Yego. Baranyirukana cyane bigera kure ariko nyine byaje gukemuka ngira amahirwe ndarangiza. Yego. Wize iki? Nize math, physics and computer science. Wize MPC? Yeah. Okay. Ariko nyine wundi hari ukuntu noneho usanga noneho nko mu bigo by'amashuri hama abantu bafite akavuyo, hama abantu nyine bashobora kuba bagutera depression bitewe n'ukuntu nyine bagufata cyase n'amagambo bavuga. Ese nk'iyo wabaga bari kuvuga ibintu abarimo utuntu tw'udutsinda bagenda banegurana bagenda bavuga ibintu bitandukanye, wowe wabyumvaga wifataga gute? Ibyo byabayeho cyane ariko nyine nge nari ndi umusociable mu kigo nabashaga nyine mbese kwikontrola. Niba nabyumvishe simbitekerezeho cyane nkabasha nyine kubyikuramo kugira ngo meze urugendo rwanjye rw'ishuri. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye n'urugendo rurerure cyane. Ubu kuva muri primaire kugeza secondaire ndangije kwiga kugeza na nisa. Uri no muri primaire. Muri primaire urabona umuntu abakiri n'umwana. So ati nawo wabagusa nk'abakobwa. Ego primaire ho nari nkabije. No aho uyu muntu ari gukura arahinduka. Primaire nari ndi mwiza nanjye ndabivuga ko nari ndi mwiza. Iyo ndebye amafoto yanjye ya primaire ndavuga ati uyu ntago ari njyewe. Nari mwiza ariko kose wambara gikabutura agakabutura mbese gatoya n'agashati noneho ngiye nari ndi umwana uri smart wacu bagiraga ni mu mvyeyi nyine nakundaga utuntu tw'isuku dukeye ku ishuri bakajya bavuga turimwa iwabo bamwitaho cyane kuva mu bwana bwanjye ariko nakundaga kwitaho. None se Asmani kuva uri umwana kugeza wenda magingo yangaya wamenye ryari ko ufite character nk'iz'abakobwa? Hashize igihe kirekire mbimenye ariko nyine urabimenya wamara kwiyakira ukaba mu buzima ubayemo ukabwakira. Nabimenye ntangiye nyine ibintu mbese by'ubugimbi nyine kwa kundi umuntu aba ari gukura. Yego. Nkajya mbona nyine mfite imikurire idasanzwe n'iy'abandi. Naganira n'umuntu wenda bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nkasanga nge biri differa n'iby'abandi. Yego. Nyine bikanangaza cyane ariko gusa nyine nubwo byanangaje naje gukura ndasobanukirwa byose nza kubyakira nisanga mu buzima bwanjye rero niyo mpamvu nabwakiriye. Ntabwo biba byoroshye kuba muri societe kuntu ugaragara atari kuri. Muri societe kiba hari ukundi kuntu nkuko babivuze babifata nawe bikagutera wenda se nk'ipfunwe cyangwa kumva ufite ikibazo ukumva ntago yakwisanzura n'abantu. Ese muri societe mu buzima busanzwe inshuti zawe nk'urugero hari ukuntu usanga wibanira n'abakobwa cyane se cyangwa se wibanira n'abahungu cyane se aribo inshuti zawe cyangwa se unabana n'abantu bose nyine ku kigero kingana. Inshuti zawe nyinshi ubundi ni nk'izihe? Inshuti zanjye nyinshi ni iz'abakobwa. Yego. Kuko nyine babona ndi umukobwa mugenzi wabo bakaza kungisha inama tukaganira mbese byinshi. Niyo mpamvu navuga ngo ni inshuti zanjye kuko ni nabo bakiriye banjye benshi. Nibo bakiriye banjye benshi mu bijyanye n'ibyo nkora. Ukora iki rero? Nkora ibijyanye n'ubwiza bw'abagore.
make up ndasuka nkora n'inzara ibintu bijyanye n'ibyo byose. Ukorera hehe? Nkorera hano Kabaya mu centre. Ubwo nese umuntu ageze mu Kabaya mu centre ahita agera iwawe ahantu ukorera? Nyine ageze mu Kabaya yavuga ati munyerekano kwa Asmani harakorera. Ahanakorera abantu bose barahazi no guhita bahakuza n'umuntu wese wabaza yahagushorera akakuzana kwa Asmani. Yego, abantu bashaka gukoresha inzara, abantu bashaka gukoresha make up n'imisatsi kwa Asmani. Yego, abikora neza. Kwa Asmani mu Kabaya. Yego. Aho hantu abo bantu bose nyine baza bakagusanga nta kibazo. None se Asmani njye hari ikindi kintu nakomeje kwibaza nk'ubuswati nk'urugero nk'ugira nk'amahirwe yo kuba wajya nko muri interna wenda sinzi ukuntu byagenze ariko wenda nk'ujye kwiga muri interna tuvuga ngo muri interna haba harimo dortoir z'abahungu n'iz'abakobwa wumva uri nko kubyitwaramo gute? Hoya, ibyo bintu reka mbigusobanure neza kuko nubwo uri kubivuga byabayeho uri kubivuga nk'umuntu ubizi. Niga trokome naratsinze ku rugero rwiza rushimishije. Bampa ikigo bari bamaye kwiga PCB ahantu kuri ADEC naho ni mu karere ka Ngororero. Ubwo nagiyeyo naho biza kuba induru. Icyo gihe byaje kuba induru nyine nanga ishuri. Waragiye ku ishuri? Naragiye ku ishuri nyine. Ngezeyo nabyo nyine bibi bibazo. Umuntu wari wanjyanye najyanye n'ako wanjye ndamubwira ibisinzabihoramo abantu gora banyibazaho nyine baranjyanye. Ngeze ku ishuri baranyakira, noneho umuntu waje kunyakira yari umugabo. Noneho bagiye kunjyana muri doro bahamagara animatrice. Noneho akaravuga ati animatrice ni wiki umwana n'umuhungu ngo reka ntago bibaho. Biza nyine kubaza ibintu byinshi ngo tugende banyambure ndabyanga. Nyine bwo nyine nditsibura va mu kigo ndataha ngo turasubirana mu rugo ishuri ndaryanga gutya. Ariko bigeze aho haciyemo nk'ibyumweru 2 ngira ngo ndavuga ati ibi ntago byaba ari byo, umuntu atize nta kintu ageraho. Ndangije nigiriye inama yo kujya kwiga. Ndavuga ati ese ko hano hari ibigo biga bataha sinabonamo section nshoboye nkajya kuyiga nkajya niga ntaha. Kubw'amahirwe ndagenda, nagiye mu rugo nta muntu bizi ndijyana. Mpageze baranyandika ntanga ibyangombwa barambwira se ko ndiko nufite nibaro kutagiye kwishura aho bakohereje byagenze gute. Nababwiye ko ari ubushobozi bwabaye bukeya nanga kwirirwa mbasobanura byinshi. Ubwo baranyakira njya kwiga. Ubwo ko nagendaga niga abantu mbese tuganira mbasobanuza nibwo nabwo bagendaga banyibazaho mbese nabyo biza kujya bigenda gutyo aho niza aho ngaho. Ariko amahirwe yo kwiga muri internet nayo nari nyafite menshi cyane. Ariko kubera icyo kibazo cyahabaye byatumye mvaho ngaho njya kwiga ahandi niga ntaha. Urugendo ntabwo rwari rworoshye? Ntabwo rwari rworoshye kabisa. Kuba waragiye nko ku ishuri ariko ni n'ikintu ni igikorwa ahari navuga ngo ni nk'icy'ubutwari. Kuba warabashije kujya ku ishuri ugahora n'icyo kibazo ukongera ukavuga uti reka noneho ndebe ko nagira ahandi hantu niga. Aho hantu wagiye kwigaho nta kibazo? Nagiye kuyiga kubera ko nigaga nta bibazo byinshi byahabaga. N'ibyahabaga nabashaga nyine kubyitwaramo neza. None se hari ukuntu wenda nko muri society gutya uba usanga nyine nko mu buzima busanzwe swati nk'umuntu ukubona nkanjye nk'ubu ngubu sibyo bitewe nuko wenda natunguwe na Asmani w'umuhungu w'umukobwa urumva gutya bitunguranye. Hari ukuntu nko muri iki gihe hari ukuntu umuntu aba ari umuhungu akumva wenda biramurambiye akaba umukobwa. Wari ubizi ko bishoboka? Ndabizi cyane kuko ndabyumva. Yego, ndabyumva cyane. Hari nabumva ko ariko ngiye nabyameze. Birashoboka. Hari nabumva ko ariko byameze ariko ngiye niko navutse niko nisanze. Abantu bagiye babasha kubitandukanya. Ntabwo wowe ntabwo ari uko wagiye ngo kwa muganga cyangwa wowe wararaye ngo mwisekuro ngo rukuntu ngo ntanaranga no mwisekuro bakabyuka niba ari umuhungu yabaye umukobwa niba ari umukobwa akabyuka yabaye umuhungu. Ibyo se bibaho cyangwa warabigerageje?
ntabwo bigerageje reka ntabwo nabigerageje none se wagiye kwa muganga ugeze ujye kwa muganga ego nagiyeyo cyane kenshi cyane kandi kugira gute nagiyeyo kujya nibariza ubuzima bwanjye nkajya mvuga ati ese ko mfite sex y'abahungu nkaba mbona karagiteri z'uko ndi zitandukanye na sex mfite bimeze bite nyine bakajya bansobanurira bamwe bakambwira ibitandukanye n'ibyo ndi nabyo biza kunsharenjinga ndabyihorera bakubwira ibintu ntubyumve umwe akambwira ati buriya kuba byaragenze gutyo habayeho ereri kuba umubyeyi yaragutwite byagenze gutya nabyo bikajya bimvanga nkaburamo ubusobanuro uko yambwiye siko ndeje ambwiye uko yambwiye siko ejo ndambwiye bigeze aho ndavuga ati reka ndekeraho kwa muganga yego none si weho iyo wabaga ugiye nko kwa muganga cyangwa se ugiye nko kwibariza mu buzima ese bimera bite bigenda bite iyo bageze kino gihe cyangwa se gutya uwo nta pfunwe cyangwa se isoni wumvaga wenda waba ufite burya ngo ikimutima ushaka hajya ngo bigenda ute amategura rero nanjye iyo ushaka ikintu kandi ushaka kubaho neza ntabwo ibyo by'isoni bigenderaho cyangwa ngo bambwiye ibi cyabanutse ibi wowe icyo ushaka kugeraho ni mpaka ngo ukigereho njye niba narashakaga kumenya ubuzima bwanjye byari ngombwa ngo ngende byose nabyikuyemo isoni uko bari bunyumve uko bari bumfate umuntu uwo ari we wese uko anabyumva ntukajye ugira isoni ryo kubaza ikintu kikuriho kuko ujya gukira indwara arayirata yego ujya gukira indwara arayirata rero kugira mu bintu bya mbere byanamfashije kwiyakira mu buzima bwanjye n'ibyo birimo kuba narasobanukiwe nkajya kubaza ubuzima bwanjye nkabaza n'ubuzima bw'imyororokere nkabimenya kurushaho nibyo byatumye niyakira mu buzima ndimo yego none se Asmani ndashaka kugira ngo umbwire mu buzima busanzwe niki kikubangamira ikintu kimbangamira yego ikintu kimbangamira se ni byinshi cyane uya nyine uraza kubimbwira ubwo niba ari ibintu niba ari ikintu nangize amahirwe nkubajije ikintu okay ibintu bikubangamira mu buzima busanzwe ni nk'ibiki ibintu bimbangamira ni byinshi cyane ni byinshi sinabigiramo nka bitanu nta kibazo bitanu ikintu cya mbere uzi kuba mu buzima udakundana icyo kintu urakizi ni ikibazo nicyo kintu cya mbere kinaruta n'ibindi byose nkayibaze umuntu utagira urukundo muri sosiyete uko bamufata urukundo mvuga si urukundo mvuga rutandukanye n'izindi nkundo ndi kukubwira urukundo ubwo ni gute kwa kundi uba ufite umuntu wihariye mukundana boyfriend cyangwa girlfriend okay ibyo nibyo mvuga rero biba bibangamye cyane uzi kubaho n'urugero ugiye nko muri club buri wese yasukanye na fiancé we uzi kubaho we nta fiancé ufite mwasohokanye aba ari ibintu bigoye cyane birumvikana icyo ni ikintu cya mbere kimbangamira yego ikindi kintu cya mbere kimbangamira ni byinshi cyane none se Asmani ndashaka kugira ngo umbwire Asmani iyo yambaye neza ndabona wambaye neza ntabwo ngubu sibyo Asmani iyo yambaye neza aba yambaye gute Asmani yambaye neza yego Asmani yambaye neza aba yambaye umwambaro umukwiriye umwambaro utaramutera isoni ahantu agiye Asmani ni haba yambaye aberewe ubwo wambaye gute rero barambaye gute umwambaro swati nkanjye nk'iyo nambaye neza sibyo banambaye inkweto za fashion nambaye ipantaro wenda ya drinks mfashe nta kibazo y'icupa nambaye na t-shirt n'isaha wenda niba na Chanel nayo nyifite nayambaye swati icyo gihe mba numva nambaye neza sasa Asmani we iyo yambaye neza njyewe iyo mbese ari ibintu byanshobokera yego kwambara neza kwanjye numva nakwambara imyenda ya kera akaba ariyo yambera y'umuco nyarwanda kwambara uruhu ego cyane n'inkanda ibintu nk'ibyo numva ari byo nakwambara kuko nkunda ibintu by'umuco nubwo nkwica ariko ndawukunda cyane mba numva ari byo byambera none se okay
so twende sinzi ikibazo nakubaje nawe wacyumvishe neza ntabwo kukinsubizamo ko ndikubaza nkuko ubyifuza. Asman yasohotse yego kamembe asohotse agiye ahantu runaka. Asman aba yambaye gute? Buriya iyo ugiye ahantu biterwa n'ahantu ugiye hariho. Niba ugiye gusenga, iyo umuntu agiye gusenga abasohotse. Ohuye no se hari igihe abantu bambara neza bagiye gusenga. Ako tugiye ntabwo ubusohotse. None se ugiye gusenga. Hari n'igihe umuntu avuga ati ngiye gusenga kwanjye no gusohoka. Ntabyo uzi. Ugasohokera mu rusengero? No mu rusengero nta handi hantu ho gusohokera ugira. Use nk'aho akabaye wacu wasohokerayo. Nta mahoteli ntaki. Okay, yes man asohotse. Yes man asohotse. Iyo ngiye mu kirori nambara imyenda y'ikirori. Imyenda y'ikirori teguye. Hari igihe njya mu kirori ndi umudansi. Asman yo ndi umudansi ngiye mu kirori nambara bikini nkashiraho shoto nkashiraho n'aka crop jumper nkagenda meze neza. Asman. None se akuriya Asman. Wenda sinzi mu buzima busanzwe wenda ngiyewe ku ruhande rwanjye soti kubana wenda no nk'umuhange nyine ngira impano yo ko wenda nabana n'abantu benshi kandi nkabishobora nkaba nabyihanganira. Ibaze noneho nkawe kandi nawe numvishe bijya kumera nk'aho ariko bimeze. Nawe ukunda kubana n'abantu benshi ariko ngo biterwa nuko umuntu yagize gute yakwakiriye. Yego. Ibaze nk'umuntu ngo ubiza kugira ikibazo cyuko utashobora kubana n'abantu bitewe umuntu arakuvuze muyise mu Rwanda, umuntu arakuvuze ukajya wabona umuntu w'umukobwa wirirwa Rwanda. Nawe nyine urabyumva. Cyakurikiraho byaba ari ikibazo cyane kandi urabizi niba umuntu urwana muri sosiyete ukuntu bamufata nyine nk'icyo nazi, bamufata mbese nk'umuntu ukanganye nta bantu bakumvugira, nta bantu bakugira inama ugira, kuko umuntu wese baragutinya ati uriya yankubita, uriya byagenda gutya. Ariko biragoye nyine, nawe urabyumva. Biragoye cyane. Asman gutya so turabona nko muri location ya Kabaya. Ukunda kuba mu Kabaya gusa? Nkunda kuba mu Kabaya kenshi cyane, kenshi. Ntabwo ugihindura nka location se ukajya nk'ahandi hantu? Njyawe ngiye mu bukwe, ngiye gusura inshuti, umuryango, ibintu nk'ibyo. Okay, nk'ahantu ushobora nko kujya ukamara bikagusaba ko byibuze uramara nk'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri. Ese sosiyete yaho ngaho ugezeyo ubu ni kwakira gute? Uranyibikije nabaye ahantu bita Irusizi ku Imibirizi. Yego. Narahabaye abantu baho bari bazi ko ndi umukobwa, mbese ibaze ko n'ubundi ntarabyemera. Ibaze ahantu narindi umusore mwiza wo mwiyo karitsiye yarazi iwacu, yarazi aho ntuye, mwiza mbese bemera ufite n'amafaranga mwiyo karitsiye, yarazi aho ntuye, azi ahantu ntaha kubera ko nyine bamfataga nk'umukobwa, nanjye nyine nari mwiza da. Oya ariko n'ubu ngubu uri mwiza. Oya nta bwiza ntabwo. Oya kandi bigaragara. Ariko icyo gihe nariyemeraga. Ariko byumve bamfataga nk'umukobwa, narinze mvayo. Noneho igisekeje abantu nyine bacyumva interview yanjye ya mbere natanze kuri televiziyo bahise bavuga ntabwo bishoboka. Uwo ni umukobwa hari yagiye gukina filime, yagiye kubeshya abaturage, yagiye kugira ute, ari kubeshya nyine. Bagendaga batanga ama SMS nyine nka kuri YouTube ukuntu abantu bagera batera comment oya n'umukobwa ari kubeshya, ndabizi neza ko ari umukobwa, twaraturanye twarareranwe. Nyine umuntu akavuga nibyo atazi, ni umukobwa ndabizi neza 100%. Umuntu nyine akabimuhamiriza, ugasanga nyine abantu birabavanze, ugasanga bigize uti. Ariko Asman ni umuhungu, bazamwakire gihungu, bamumenyere ko ari, bamwakire. Asman ni umuhungu. Yego. Nase Asman, ndashaka kugira ngo umbwire byibuze ikintu kigushimisha cyane mu buzima. Ikintu kinshimisha cyane mu buzima, buri ikintu cya mbere kinshimisha kuruta ibindi byose, iyo
ufite abantu bakumva bagutega amatwi bakakugira inama, icyo kintu cya mbere kirashimisha cyane, kirashimisha kuruta ibindi byose. Ukagira ahantu ntibakwinube, ukagira ahantu bakakwakira ukuri, icyo kintu kijya kinshimisha. Ariko siko byahoze, bitangiye kunshimisha ubu ngaho abantu batangiye kumenyera. Barakumenyereye. Yego, birumvikana. Urabona nk'urugero widepurashije ukajya nk'andi hantu runaka, umeze nk'ugiye kongera gutangira azero. Ubundi buzima bisaba nyine nabwo kubwiga ukabwitwaramo gitwari. Ntabwo biba byoroshye. Ni danje. Ntabwo biba byoroshye. Nase Asmani, ndashaka kugira ngo nk'abandi bantu swati muri rusange, kuko ntabwo ari wowe gusa, uba uri umuhungu ariko ufite karagiteri z'abakobwa. Hari abahungu babita ngo baca abakobwa, si ubazi ko bibaho, ariko wenda physically adasa n'abakobwa nk'uko wenda wowe usa, ariko we nawe akaba ameze nk'abakobwa. Imico ye, ibintu akunda gukora, imyitwarire ye, ariko noneho swate wenda birashoboka ko hari abandi bantu bameze nkawe, kandi wenda bo noneho kwiyakira biba bimeze nkaho byabananiye, cyangwa se bumva kuba muri sosiyete batabishobora. Birashoboka, ushobora kugira na depression ugasanga umuntu ariyahuye, ushobora kugira depression ukumva kubaho birakurambiye, bibaho cyane. Ubu nyine wakoresheje irihe banga, cyangwa se abo bantu bandi wabagira ihe nama? Njyewe inama nabagira inama nyinshi cyane, zirahari, ariko gusa ikintu cya mbere buriya umwana agirwa no kuba afite umubyeyi, afite ababyeyi nibo batuba hafi kuruta abandi bantu bose, kandi umubyeyi niwe uba ukuzi kuruta undi muntu uwo ari we wese. Umubyeyi niba atarakwakiriye, nawe kwiyakira ntiwabishobora. Banza wakirwe n'umubyeyi wawe, nimara kwakirwa n'umubyeyi wawe nawe uzabona wiyakire. Umubyeyi wawe azakuba hafi, umubyeyi wawe azakugira inama, umubyeyi wawe mbese buri kimwe cyose azakubera inshuti, akubera umuvandimwe, akubera mbese byose abikubera. Ariko ababyeyi b'ubu ngubu dufite imyumvire itandukanye. Niba umwana wawe avutse ameze gutyo cyangwa afite ikibazo gutyo, kumwakira urahita umushyira ku ruhande, ati mubona byawe uriya si uwanjye, si iki. Nutangira kumwanga nawe aziyanga, azavuga ubuzima arimo nta kintu mbese bumumariye. Rero ikintu cya mbere nabanza kuvuga ngo ubanze ngo wowe wigire inama, wiyakire. Umubyeyi wawe nabanza kukwakira nawe uziyakira. Ariko nanone hari igihe umubyeyi atakwakira, ariko ubuzima ubayemo byibuze ufite n'abantu bakumva bagutega amatwi, nawe ubuzima bwawe urabwakira. Buno haje iterambere, hari igihe uba udafite inshuti, mbese n'ababyeyi bawe baragushize ku ruhande. Buno ku bigo nderabuzima bagiye bashyiraho ikigo cy'urubyiruko. Niba uri mu icyo gihe cyangwa umeze nkanjye, hari ikigo cy'urubyiruko gihari gifasha abantu guhindura imyumvire. Ujyayo ukabaganiriza, ukajya uyakubaririra, ukababwira ibibazo byawe bakakumva, mbese hakaba nko mu rugo. Ugasanga ubaye muri sosiyete kandi wanyu barananiwe kukwakira, noneho bo bakagufasha kwiyakira mu buzima ubayemo. Njye rero inama nabagira ni abantu babyigiye, banabihuguriwe kugufasha mu gihe urimo. Niba mbese ufite ihungabana, niba muri sosiyete ubayemo batakwakira, kugira ujye kwiyahura cyangwa ukora ibindi bintu bitagakwiye muri sosiyete, begere baragufasha, bakugira inama, nawe wisange mu bandi. Umve ko utari igicibwa mu gihugu, umve ko nawe uri imbaraga z'igihugu, wumve ko nyine nawe hari icyo ushoboye. Abantu bere kujya bakugusuzugura. Nibyo rero njya mbwira abantu. Hari igihe nyine kera abantu bambonaga bakamfata nk'icyo nazingura, ntacyo nazimarira, uriya bizagenda gutya. Ariko bitewe n'aho navuye n'aho ngeze ubu, mbona hari ibigenda bihinduka mu buzima bwanjye, hari byinshi bihinduka, byinshi cyane. Rero abantu nabagira inama yo kugira abantu babumva. Buryo nta mutwe umwe wigira inama yo gusara gusa. Egera abantu bagufashe, ntubeho wenyine, ntiwigunge.
kuko igihe cyo kwigunga nanjye nakibayemo igihe kirekire, ariko nakivuyemo aho nari ngeze nibyo ntazi, kuko nanjye nifuje kwiyahura ariko biranga. Rero haguruka ube maso, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, ntabwo ubereyeho ku bwabo, ubereyeho weho ubwawe. Kuba waragize amahirwe umubyeyi akakubyara akakugeza ku isi, ntukihebe ngo birangiriye aho ngaho, ahubwo haguruka urebe ejo hawe heza, nturebe hejo hawe h'abandi. Nicyo kintu ngiye nababwira, uhaguruke, ukure amaboko hasi, ukore, utekereze kure, ntutekereze ibyo kugushira hasi, aho utekereze ibyo kukuzamura. Urakoze cyane. None se Asmani, ndashaka kugira ngo wenda nyine duse nkaho duciye nk'urujijo. Hari ukuntu uba usanga wenda nko muri iki gihe turimo harakiyari ibintu byateye byo bita abantu b'aba lesbienne cyangwa se abantu b'aba gay, abantu bita abatinganyi. Ndashaka kugira ngo duce urujijo. Hari ukuntu umuntu ashobora kukubona swati gutyo, wenda umeze uri umuhungu ariko ufite imico ya gikobwa, sibyo? Kavuga turi ibyo ari byose ntago nibyo yigira, ntabwo ariko ameze bitewe n'iyi mico. Ese ibyo ntabwo bijye bikunda kubaho cyane, ukumva nk'umuntu wenda agushyize nko mu izo kategori? Njye nyitangira kujya ku itangazamakuru, hari abantu bampamagaraga ati ngwino mu mubiri wawe Imana yakwihereye tubyaze umusaruro. Nkavuga ati se murababyaza umusaruro gute? Mugiye kumbaga, mugiye kunyica. Nyine bashaka kunjyana mu butinganyi. Ariko nkabyamaganira kure, nkavuga ati icyo si cyo cyanzanye ku isi, naje kwiberaho njyewe ubwanjye, ntago mbereyeho wowe ubwawe. Niba ndi umukene mbasha kwiyadota mu bukene bwanjye, urama ibyo bihumbi 60, 70, 80, ntango ubuzima bwanjye, ubwo se ndabambayeho ku bwanjye cyangwa ndabambayeho ku bwawe? Ni ikibazo cyane. Ibyo bintu ndabizi cyane kandi ndabyumva. Hari n'abantu bankarasa muri iyo kategori, ababona nyine ndi umukobwa bakavuga turi hano muri lesbienne, niyo mpamvu avuga ko ari umuhungu. Ababona banshira muri kategori y'umuhungu bakavuga ndi umutinganyi, ariko siko biri, sinako bimeze kandi. None se akandi kantu gato ngiye nshaka kugira ngo wenda byibuze, hari ukuntu uba usanga nyine abantu babyumva ukuntu bitandukanye, sibyo? Hari ukuntu wenda umuntu bitewe na sosiyete abayemo cyangwa se bitewe n'ahantu aba, hari ukuntu nkawe nk'urugero ushobora kuba bitewe na sosiyete ubamo, bitewe n'ukuntu bakubona cyangwa se bitewe n'ukuntu bagufata, ugasanga wenda utanga nk'ibitekerezo runaka, bikaba ibyo bitekerezo byawe bitakirwa bitewe n'ukuntu ugaragara se cyangwa se bitewe n'ukuntu abo bantu bagufasha. Ese ibyo ntabwo birakubaho? Urebye kubera ko njyewe sinzi ukuntu njye mbibona, buri gihe igitekerezo cyanjye muri sosiyete, niba wenda n'urugero tugiye nko mu nama runaka, kuko umuntu aba ari mu masosiyete menshi cyangwa mu makoperative muki, hari igihe ujyamo ugatanga, ntago bajya bakunda kunegrije igitekerezo cyanjye kuko kiba kibubaka, nabo bagitekereza. Erega umuntu arwanya igitekerezo cyawe bitewe n'uburyo kiba kivuzemo, n'uburyo kiwagisasiye, n'uburyo kiwagiseguye. Niba utanze igitekerezo cyawe ukagitangana ubuhanga, nta mpamvu yo kutakirwa. Rero ntago ngiye nacika intege yo kuvuga ikindimo, ntago bijya bimbaho. Ndakivuga buryo uzanirwe n'ijambo, ntuzanirwe n'ijambo aho kurizanirwa uribwiye. Ndari kubwira ugasigara ubitekerezaho. Gusa hari n'igihe umuntu yanga igitekerezo cyawe, noneho nyuma acyanga muri kumwe aho ngaho, ariko bya bindi bavuze akaba ari byo ajya gukora. Kamemu ntago uzavuga nubwo bacyanze kubyakira aho ngaho, ariko babishize mu bikorwa aho ngaho, rero uranezerwa. Wenda waragitanze ntibacyumva, ariko wabonye cyaratanze umusaruro, ukavuga ati ndori kabisa, nubwo nabivuze bakabica amazi hariya, ariko bageze hariya babitekerezaho basanga nibyo barabikora, nawe icyo gihe wihishemo. Uba wumva ko byibuze muri society nawe hari icyo, nubwo bakwirengagiza ariko hari akamaro bafitiye. Yego, bitewe n'inyunganizo wabahaye cyangwa se n'ibitekerezo wabahaye bigaterwa. None se nk'ubu nk'urugero, sibyo? Nk'ubu nk'urugero, ushobora kuba uri ahantu runaka, sibyo? Ushobora kuba uri ahantu runaka, ariko wenda bitewe n'abantu bashaka, sibyo? Bino tuvuge swati mfite
mfite nka company cyangwa se mfite nka cooperative cyangwa mfite nka groupe ndi gushaka abahungu sibyo ndi gushaka abahungu wenda bakora bankoresha se cyangwa se bompa akazi ugasanga noneho nk'aye Asman ako kazi nawe uragakeneye kandi swati gutya physically ndaza kubona mbone uri umukobwa sibyo ushobora nko kujya gusaba akazi runaka ugasanga barakwimye bitewe nuko n'uburyo ugaragara cyase bitewe nuko n'abantu bashaka se bimeze gutya ese ntago birakubaho ko wenda wajya nko gushaka akazi nk'ahantu bikaba byakwafektaho kuba bitewe na look n'uburyo ugaragara inyuma bakaba bakwanga kuguha akazi bitewe nyine n'uburyo bari kukubona. Ibyo bintu byambayeho cyane ndibukana niga mu wa 5 secondaire twari turi muri vacances njya gusaba akazi k'ikiyede nagiye kugasaba nyine bashaka abantu bafite imbaraga barakora nyine cyane mageze baravuze ngo wowe akazi uragashobora ndavuga ariko ndagashobora icyo gihe bangerageje ku mufuka wa sima ngo ninjye kuyikorera ninkuhageze nyine baramakazi umufuka wa sima icyo gihe ndabyibuka naragenda wikorera hari kure bwa mbere nari nikoreye umufuka wa sima kandi nawe uzi kwikorera ibirutangana nabyo aba ari intambara ariko nashakaga akazi kugira nanjye mbonaho mbande kubw'amahirwe nyine nakagezemo baranyakira ndakora ariko nyine byabayeho barangora ariko mbigeraho barabanza kwikorera wa sima narawikoreye ndawikoreye akazi k'imbaraga nyine iswati gutya gishobora kuba ufite look y'abakobwa ariko ufite imbaraga yego ubu akazi k'imbaraga wagashobora akazi k'imbaraga use nk'akaye okay urabona okay nkuko waruvuze wenda ngo wagiye gukora nk'ikiyede sibyo ibaze nk'ubu ngo biba kujyana nko kwipondero burya ko kazi nubwo arakimbaraga karakaroroshye cyane nose nitwamenaga beto turabayede no kuyikorera ariko ushyiramo igitiyo kimwe ukakijyana uzi guhisha umuntu uzi umufundi yakwibanzeho oya none se wowe none baza no bagukize mu guponda ngiye narayiponze nkubwire none ni story ngiye kuguha ndayiponze narabwiraga ati muzane murebe ko nakandi kazi nagashobora nkabikora kugira nyine babemere ko nzi gukora babone ko ufite imbaraga ntaje mu kazi nje guseka naje nje gukora nkagakora nta kazi k'imbaraga burya mbese akazi kose ni akazi pfa kuba weho ubundi ibintu byose bipfira mu mutwe iyo wabyishizemo wabikora. Nose Asman nshaka kugira ngo mbwire ni ikihe kintu kuva wabaho kugeza iki gihe ni ikihe kintu cyagushimishije cyane kurusha ibindi bintu byose? Ikintu cyanshimishije kuruta ibindi bintu byose cyanshimishije kuruta ibindi bintu byose yego icyo kintu ko kigoyera ko hari byinshi byanshimishije hari ikintu cyo cyagushimishije cyane kurusha ibindi byose ubuse ni ikihe njye byose ko byanshimishije ni byinshi byanshimishije pe ni byinshi nta kimwe kiruta ibindi ubu ntakibona cyaruta ibindi ntacyo. Icyakubabaje se? Icyambabaje ikintu cyambabaje kuruta ibindi byose ni ukwangwa n'umuryango uvukamo kandi ari bo bakubyara. Nyine muri famille ntabwo ubura bagukunda ariko hakazamo n'abakwanga none ikibaje umuntu muvindimo yego ibaze kuvukana n'umuntu bakubwira kira nicyo ntazi nta naho duhuriye ibyo bintu birababaza cyane kubaho nta muryango ufite kandi ufite biri mu bintu byakubabaje cyane. None se Asman ndashaka kugira ngo mbwire ikintu kigutera imbaraga ikintu kigutera imbaraga zo gutuma wumva wakomeza ukabaho kandi ukumva ugomba kwiberaho utabereyeho abandi. Ikintu kigutera imbaraga kikumotiva? Ikintu cya mbere kinteye imbaraga mu kazi nkora buriya iyo uje ukamagana 500 200 ukayama wishimye yego binera ishema ryo gukora cyane iyo nkoze rero nkabona ngize amahirwe mbonye 500 ayo 200 akaba hari icyo abasha kongeraho
hari icyo mbasha kwigezaho bituma bintera imbaraga yo gukora cyane, bigatuma numva mbayeho njyewe ubwanjye nta wundi mbereyeho, bigatuma ukumva ko ndasmani nkaba proud yo kumva mu buzima mbayemo. Yego. Nese Asmani, reka tugane ku musozo. Yego. Katugane ku musozo w'ikiganiro. Ndashaka kugira ngo umpere message abantu bose bagufasha ukuntu bakagufata uko utari, abantu bakugoye, wababwira iki? Wababwira iki nka Asmani ugeze ahangaha, ugeze iki gihe? Asmani, ikintu nabwira abantu, abo bantu ntazi n'abonzi, ikintu nababwira, ntugasuzugurire umuntu uko ari, ntugasuzugurire umuntu uko yavutse, ntukamusuzugurire uburyo ateye, aho kuzamwakire mu buzima abayemo, kuko utazi uw'ejo azaba ariwe. Asmani, mbese ni nko kubabwira pe, niba ugiye kureba umuntu uzabanza ureba turiya muntu ni muntu ki, ese uriya muntu mbere yo kumusuzugura ni igiki yamarira sosiyete, ese mbere yo kumusuzugura ni iki njye yamfasha, ese mu kugenda mu buzima bw'undi muntu, abenshi bakunda kugenda, niko nabivuga, kugenda mu buzima bwanjye uri kwikereza wowe ubwawe. Ugenda mu buzima bwanjye uri kwikereza cyane, kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Uyu mwaka bawise ngo menye ibyawe. Uyu mwaka turimo bawise menye ibyawe. Bande abantu narabyumvisha. Hari agastori nyine nasomye, maze kugasoma ngo umugore yagiye kubwira undi, umva rero ngo nabonye umugabo wawe ari gusambana. Naho umugore aritonda aravuga ati nyamara aya magambo y'uwo mugore ninyakurikiza nkajya kureba aho umugabo wanjye ari gusambana, biratuma ntakora akazi kanjye ko mu rugo, ntita ku bana banjye, ugasanga bagize n'ihungabana cyangwa ikindi kibazo ngo ngiye mu ibi ngibi. Arangije aramusubiza ati burya nta mukinnyi ujya mu kibuga atitoje. Umugabo wanjye ko yagiye gusambana yagiye muri siporo kugira nimugoroba nkorere gahunda neza. Rero aho kugira uvuga ati ngiye kwiga kuri Asmani, ngo Asmani ngo mbese birani bikewe ngo bimurimo ni gutameze ni bikigira, ubu uri kwikereza cyane. Asmani mureka abo wariwe, umenye ibyawe, umenye ibyawe, mureka ubu abo wariwe, nawe wite ku byawe, ntiwite ku buzima bwe, kuko narwara si wazaza kureba, nagira ikibazo si wazaza kureba, azabasha kwiyadauta muri bya bibazo bye anabikemure. Kuko mu gihe nta kintu umufasha nta mpamvu yo kwikorera umutwaro we. Rero menya uwo uriwe, wimenye wowe ubwawe, numara kwimenya uzaba nanjye uze kumenya, kuko numara kwisobanukirwa nibwo uzaza kumenya ibyanjye ukagira n'icyo umfasha waramaze kwisobanukirwa. Yego. Nice message kabisa. Abantu bose nyine bamenye ibyabo. Bamenye ibyabo. Kwita ku buzima bw'umuntu. Mbega we bacura biyamye. Ndabiyamye. Urabiyamye, buri muntu wese amenye ibye. Amenye ibye. Amenye ibye rwose. Aho rwari ku ruhande rw'abantu. Rwari ku ruhande rw'abantu bita ku bitabareba. Urabiyamye. Ndabiyamye rwose. Nuvuga ngo abantu bose nyine bajye bakira abantu uko bari. Yego. Bafate uko babasanze, ntutumwanya ku bidafite umumaro. Nk'umuntu wita ku mwanya anyibazaho, njye nibereye mu byanjye, agafata nk'isaha imwe amasaha abiri, koko se n'umuhungu, koko se n'umukobwa, mumbwiza ukuri, uhita uri gutakaza igihe. Yego. Nukuri pe uri gutakaza igihe. Niba Asmani nkaba naje kukubwira ngo ndi umuhungu, nkaba nabikwemereye, uracyashya warura iki? Ngoya uri kumbeshya. Reka sinkubeshya, kuko sinaje gukina n'imitwe y'Abanyarwanda. Uri umuntu nanjye nkaba umuntu. Yego. Ukuri gumukuri nanjye ngumukuri. Ibyo nakubwiye byakire, nanjye nariyakiye.
gusa nubwo njye wenda abantu bavuga ngo mfite ubuzima butangaje kuruta ubw'abandi, nyine niba butangaje ku giti cyanjye nta butangaje ku giti cyawe, ubwo nanjye ndi igitangaza. Uri igitangaza. Uri Bruce Melody. Ubimenye gutya. Uri igitangaza. Ubyakire gutya. Asmani, none se Asmani, ufite impano yo gutunganya imisatsi, inzara, makeup. Urabona nyine mba niteye aka makeup ka simple, mba nikozeho kugira ngende nkeye. Ni ibintu ubundi ntakibagirwa no kuva mu rugo sinavayo da. Umeze neza. Umeze neza. Icyangwe koko. None nyine ibyo ukora ugomba gusa nabyo, kugira n'abantu baze bavuga ati koko wa muntu arabishoboye. None se niba udasa n'ibyo ukora, niba ukora muri resitora nyine bamuri n'abafundi, byose ni ibiki? Ntabwo ibyo bintu bikora. Ukora muri salon ukabasa n'abayede ibaze. Oya, ntabwo ibyo byaba ari sawa. Ba proud y'akazi kawe. Ugasanga umuntu ari ngo none se ngo ko ari umuhungu ngo akaba yarakoze biriya ngo akaba yagize. Njye ni akazi kanjye, ndi gukora advertisement, ndi kwamamaza akazi nkora. None se nabaho gute umuntu atambonye ukundi? Niba abonye nsa neza nawe arashaka gusa neza, azaze kuneza imbere. Rero ibyo ngibyo ntibabitindaho cyane. Asmani, ninde muntu ukubera umuntu w'icyitegererezo? Icyitegererezo? Ubwo ushatse kuvuga role model wanjye? Yego. Role model wanjye mfite ba role model bangahera batatu. Ni bande? Mfite ba role model batatu. Role model wa mbere, role model wa mbere ni Marina. Yego. Niwe role model wa mbere. Umukundira iki Marina? Marina mukundira iki? Yego. Marina ni umusitari. Yego. Ni umusitari, ni umuntu utijena, ni umuntu mbese nawe wakigiraho. Ni umuntu niyo wamuvuga nabi nta kintu byaba bimutwara. Marina nawe amenye ibye. Nawe amenye ibye. Nicyo kintu mushimira. Niyo wavuga ati Marina mubonye arayipfa gutya ari mu biki, Marina ntabwo arita ku ibyo ngibyo uri kuvuga, warakomeza inzira y'iterambere. Uramuzi se? Marina nubwo ntamuzi ariko nyansome amakuru ye. Yego. Ku bitangazamakuru kuri social media nyine. Uwa kabiri ntabwo ari kuza neza ariko arahari. Ntabwo ari umunyarwanda ariko arahari. Uwa gatatu, role model wanjye wa gatatu ni mama wanjye. Mama wanjye ni role model wanjye. Mama wawe umukundira iki? Mama wanjye ikintu umukundira ni byinshi cyane. Buriya umubyeyi wakwigishije gutambuka, akaguha ibere, akaguha iki, buriya nagakwiye no kuza muri role model za mbere, mu bantu ba mbere. Wagakwiye kwigiraho ubuzima, wagakwiye kwigiraho ibintu byinshi cyane. Gusa nyine nawe ari mu barori model banjye. Yego. Asmani, mu gusoza turashaka kugira ngo urangire abantu ibintu ukora n'ahantu ukorera, nurangiza ubahe na contact. Numvishwe nko guhamagara wanze bakubuze. Banshatse buriya cyane. Bakubuze. Asmani wanyita makeup, wanyita umusutsi. Asmani makeup. Ibyo washaka byose. Asmani nkora makeup, ndasuka, nkora inzara, ibintu nk'ibyo, na massage z'ibirenge. Yego. Abantu bafite imitsi imeze nabi bajye banyegera. Rero Asmani nkorera Kabaya mu centre. Uhageze ntago wabaza kwa Asmani ngo hayoberwe, cyangwa ugahamagara kuri nimero yanjye 078 78 35 33 Urayisubiramo? 078 78 35 33 Yego. Waba utambonye kuri iyo ngiyo hari indi nkoresha 079 2 4 2 5 4 2 8. Iyo nimero utaza no kuyishyira ku kiganiro hasi ku buryo umuntu utayumvishe cyangwa se ugukeneye yayibona byoroshye akaba yaguhamagara. Buri abantu bafite nk'ubukwe ntabwo bujye ubafasha?
ndabafasha cyane nose umugeni make up yego gusokoza imisatsi ibigasura kumva nta buri cyo mbafasha abantu bafite ubukwe bose bagiye baza no kureba Asmani cyane bagiye baza kundeba ariko nizere kutajya uhenda ntago mpenda ndahenda kubera ko nyishaka abakiriye ubusire kumva nabahenda oya hari n'ukuntu ushobora no kwideplasa ukaba wagiye gukorera umuntu ari nko mu rugo ahantu hose yabari ashobora kumpamagara nkahamusanga ukamufasha nkamufasha ni byiza yego Asmani turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye twatumye akazi katagenda neza abantu baguhamagaye bakubuze gusa ariko mu izina rya bagenzi banjye nanjye turagushimiye ku mwanya waduhaye yego murakoze nanjye nabashimiye nubwo mwaje kunsura hari byinshi munyigiyeho n'abagenzi banjye bazanyigiraho mbese byinshi cyane gusa nanjye ndabashimiye murakoze yego witwa Shimimana Vedaste yo Vedaste kamubaza akabazo nta kibazo Hey, y'all, come look at this. muri litiro 5 yo harimo metero zingahe litiro 5 zo ujya hejuru metero 2 metero 2 witwa Vedaste yo Vedaste yo zebra crossing wumva yaba ari nk'iki nayo nawanze gerageza zebra crossing ntayo nzi rwose urukumva yaba ari nk'iki nambeye urukumva utazi ibyo ari byo none se Vedaste ji ya orange urumva yaba yera nko ku kihe giti no ji ya orange kwita orange ji ya orange wumva yaba yera nko ku kihe giti ku giti cy'imbuto cya orange ji ya orange yera Boyinyuza mu cyuma sai ko muri orange Vedaste turagushimira koze cyane nari bitwa MC Nyo OG niko witwa MC Nyo iyo bavuze zebra crossing wumva yaba ari nk'iki shawa live byo ntago mbizi gerageza zebra crossing ubwo singira ngo ni ikorosi wenda ushizeho na zebra sha ndumva aroko mbyumva ndaka nuko byumva MC Nyo yo ji ya orange urumva yaba yera nko kiye giti ubwo se ntiyera nko mu giti nyine urabona orange nyine urabona ku bantu bazi icyo bita amaronji sibyo yego urumva ni igiti cy'amaronji ubwo ji ya orange yera ku giti cy'amaronji niko mbyumva ariko urumva ko hagati aho ngaho ntunjijishe juice ya orange nyine ubwo urumva iva muri orange ariko mu tunda rya orange cyangwa urubuto rwa orange si gutyo bimeze niko bimeze wallahi MC Nyo muri litiro 5 harimo metero zingahe muri litiro 5 harimo metero zingahe ahubwo nuvuga ngo muri litiro 5 ndumva harimo intambwe 6 harimo intambwe 6 intambwe imwe ni metero imwe cyangwa intambwe imwe ni santimetero imwe none muri litiro 5 harimo metero zingahe metero muri litiro 5 harimo metero zingahe ntago nari numvishe neza blood nuvuga ngo muri litiro 5 harimo intambwe 5 suko nakubwiye man ni gutyo mbyumva suko mbyumva se MC Nyo OG niko bakwita yewe bose uri umusani se ngo ndi umusazi umusani man uze kuba nyine ubwo urumva impamvu nitwa MC Nyo ariko banyita urumva siyo mazina yanjye nyakuri ubwo kubera ariyo nzwiho nagatwiko uraza no kumbona na MC Nyo uze kubireba nanjye uransangaho kuri YouTube bro abantu bazi kureba umuntu witwa MC Nyo kuri YouTube niko witwa OG MC Nyo turagushimiye cyane shalom bakwita gute nitwa Daju yes niyo mazina yawe Daju twagiye subiza ikibazo cya mbere uzuzuye umugani amatako y'umubyeyi amatako y'umubyeyi ava mu mwana ava mu mwana nicyo gisubizo ni Daju harya ni Daju uzuza n'uyu mugani agaseke k'Imana mwana bapfa kukamenya gusa bakabwirwa n'iki
biragoye mani musirikare. Biragoye. Daju, Yola, ugiye kunsubiza na kano kabazo kandi. nta kibazo. Abayisiraheli urabazi? Abayisiraheli ni ubwoko bw'Imana ndabazi cyane. Abayisiraheli urugendo bakoze bavaga he bajya he? Abayisiraheli urugendo bakoze bavaga mu gihugu cya Egiputa bajya muri Kanani mani. Bavaga muri Egiputa bajya i Kanani. Bajya he? Bajya i Kanani musirikare. I Kanani ni he? Ngo nyine so ahambaza musirikare ni mw'icyo gihugu nyine. Hehe nyine cyitwa Kanani. Igihugu cyitwa Kanani. Bavaga nyine bavaga aho ngaho bajya i Kanani mani. Niko niko byumva. Niko mbyumva. None ugiye kunsubiza na kino kibazo kindi. Kera iyo bashyingiraga umukobwa hari isuka bahaga umukobwa, iyo suka mu kinyarwanda bayita ngo iki? Isuka kera batangaga isuka mani. Ntago nyizi kabisa. N'ubu ngubu baracyanayitanga. Iyo suka kuntu bayitaga ariko mu bya kera ni indongoranyo. Ni bayita indongoranyo. Isuka y'indongoranyo. Niko bayita. Ewana. Daju ikibazo cya nyuma. Ebwana. U Rwanda rumaze kuyoborwa n'abaperezida bangahe? Rwanda se. Hari umuperezida umwe yumbaza abaruyoboye ko abandi bari abami. Abaperezida ni bangahe bayoboye u Rwanda? Abaperezida bayoboye u Rwanda ni abaperezida batatu biswe abaperezida umwe yayoboye amasaha ntari bukubwire, undi nawe ni umusaza nyine uramuzi ni kinani, undi ni umubyeyi uhariho. Ubwo ni abaperezida batatu. Ariko abandi bari abami musirikare. Abaperezida ni batatu gusa. Ewana.